bakristo bavandimwe, kristo yezu akuzwe. Mbifurije kugira umunsi mwiza. Dusangire amasomo atagatifu kiliziya y'umubyeyi wacu duteguriye kuri uyu munsi. Isomo rya mbere turasanga mu ibaruwa ya kabiri mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye abanyatesaloniki, umutwe wa 3 umurongo wa 6 kugera ku wa 10 n'uwa 16 kugera ku wa 18. Zaburi ni 128. Ivanjiri yanditswe na Matayo umutwe wa 23 umurongo wa 27 kugera kwa 32. Isomo rya mbere. Isomo ryo mu ibaruwa ya kabiri mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye abanyatesaloniki. Bavandimwe, mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo, tubategetse kwirinda umuvandimwe wese w'inyandagazi udakurikiza inyigisho n'umuco mudukomoraho. Muzi neza ukuntu mugomba kudukurikiza. Ntabwo twigeze tuba inkorabusi wanyu. Nta n'umwe twigeze dusaba umugati wadutunze, ahubwo ijoro n'amanywa mu mvune n'imiruho twarikoreraga ubwacu kugira ngo hatagira n'umwe muri mwe tugora. Si ukuvuga ko tutari tubifitiye uburenganzira, ahubwo twashakaga kubabera urugero mukurikiza. Igihe twari iwanyu twabahaye uyu mugambi tuti: niba hari udashaka gukora ajya areka no kurya. Nyagasani nyiramahoro ubwe nabagwirize amahoro aho muri hose n'igihe cyose. Nyagasani abane namwe mwese. Iyi ndamutso ni njyewe ubwanjye Pawulo uyiyandikiye, kandi mu mabaruwa yanjye yose nicyo kizabemeza ko ari njyewe. Nuko nandika. Muhorane iteka ineza y'umwami wacu Yezu Kristo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Hahirwa umuntu wese utinya Uhoraho. Hahirwa umuntu wese utinya Uhoraho agakurikiza inzira ze. Uzatungwa n'ibivuye mu maboko yawe, uzahirwe kandi byose bigutunganire. Nguko uko ahabwa umugisha umuntu utinya Uhoraho. Uzagira amahirwe muri Yeruzalemu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu aravuga ati: nimwiyimbire bigisha amategeko n'abafarisayi b'indyarya, mwe mumeze nk'imva zarabye ingwa. Inyuma ni nziza, naho imbere zuzuye amagufa y'abapfuye n'ibihumanya by'ubwoko bwose. Namwe niko mumeze. Imbere y'abantu mwigira intungane, nyamara mu mutima haganje uburyarya n'ubugome. Nimwiyimbire bigisha amategeko n'abafarisayi b'indyarya, mwebwe mwubakira imva z'abahanuzi, mugasukura ibituro by'intungane, mukavuga ngo iyo tubaho mu gihe cy'abasokuruza bacu ntituba twarafatanyije nabo kumena amaraso y'abahanuzi. Bityo mukihamya ubwanyu ko muri abana babishe abahanuzi. Ngaho nimwigane basokuruza banyu, maze mubarenze ubugome. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu.
bakristo bavandimwe, kubana na nyagasani no guhorana umugambi wo gukoresha neza ingabire aduha bituma duhorana amahoro, ibyishimo n'umunezero bimuturukaho. Nitwitandukanya n'ikibi ndetse n'ababi, tuzabaho turangwa n'inyota y'ubutungane, turangamiye ubutagatifu. Isomo rya mbere riratwibutsa ko ingabire twahawe tutagomba kuzipfusha ubusa. Dukwiye gukoresha imbaraga Imana yaduhaye, ubwenge Imana yaduhaye, tukirinda kuremerera abandi. Muri byose tugahorana ubwira butuma tuba ingirakamaro, tukirinda icyatuma tuba inkorabusa. Ubunebwe rero ni icyaha n'igitutsi dutuka Imana iduha ubwenge n'imbaraga zo gukora. Hari benshi bifuza imbaraga dufite kugira ngo babashe gukora neza, bakorere ababo kandi bakorere Kiliziya, ariko barwaye, badashobora kugira icyo bakora. Twebwe dufite ubwenge, dufite n'imbaraga, ntitubikoreshe. Cyaba ari igitutsi rero. Ubunebwe ni igitutsi dutuka Imana, kuko iyo duhaye imbaraga iba yifuza ko twazikoresha neza. Mu Ivanjiri, Yezu aradusaba gucengerwa n'ijambo rye. Ijambo rye rigacengera ibitekerezo n'imitima yacu, bityo tukirinda ubwandu n'ibihumanya byose. Kuba beza mu bigaragarira amaso y'abantu gusa, nyamara imitima yacu yuzuye ingeso mbi zinyuranye, ntacyo byaba bitumariye, nta naho byatugeza. Ese iyo Yezu aturebye asanga tumeze dute mu mitima yacu? Aho ntasanga imitima yacu yuzuye ubugambanyi, ubwibone, ubugome, urwango, kandi abantu bazi ko turi abakristo b'intangarugero abandi bakwiye kureberaho? Aho ntitwaba twigira intungane, nyamara ntaho dutaniye n'abatemera Imana? Aho ntitwaba twifuza kugaragara ku isura no kugaragara inyuma gusa, nayo imitima yacu yaramunzwe? Aho ntitwaba twibwira kandi tukemeza abandi ko turi abakristo, nyamara tukigendera mu mwijima, mu bikorwa bigayitse by'ubugizi bwa nabi no mu gushyigikira akarengane? Aho ntitwaba twararitswemo n'urwango, maze tukibwira ko turi abakristo nyabo? Twakire urukundo, ineza n'amahoro bituruka ku Mana, maze bisimbure mu mitima yacu ubugome butuma duhora tugira nabi, tugambira gukora ikibi kandi ntitwifuze gufasha abandi. Twakire urukundo, ineza n'amahoro bituruka ku Mana, maze bisimbure mu mitima yacu uburyarya butuma twiyerekana uko tutari, uburyarya butuma dukora ibyo tutemeranya n'umutima wacu. Twakire urukundo, ineza n'amahoro bituruka ku Mana, maze bisimbure mu mitima yacu ingeso mbi zituma tubangukirwa no gukora ikibi, ingeso mbi zituma tugendera mu kibi, ingeso mbi zituma duhora mu bucakara bw'icyaha. Twakire urukundo, ineza n'amahoro bituruka ku Mana, maze bisimbure mu mitima yacu ubunebwe, ubwikunde, uburangare, ukutanyurwa no kubeshya kwa hato na hato. Twakire urukundo, ineza n'amahoro bituruka ku Mana, maze bisimbure mu mitima yacu urwango rutwambura ibyishimo byo kubana n'Imana no kubanira neza abandi. Tubeho turi abantu bifuza gukora icyo Imana itwifuzaho, dukoreshe neza ingabire yaduhaye, tuharanire kuba abakristo bahamye, abakristo bitandukanya n'ibitajyanye n'iryo zina. Nyagasani Yezu naduhe guhora dukoresha neza imbaraga n'ingabire yaduhaye. Muri byose duharanire ubutungane no kuzasangira nawe ibyiza by'ijuru. Tubikore n'umutima wicuza, tubikore n'umutima wifuza kwitandukanya n'ikibi cyose, tubikore mu kuri
kandi tuyobowe na Roho Mutagatifu, Roho twahawe kugira ngo atuyobore ku cyiza. Tumwemerere atuyobore ku Mana, maze tubeho dukora ibyiza byose Imana yifuza ko twakora mu buzima bwacu, twitandukanye n'uburyarya, twitandukanye n'icyatuma tubaho mu bunebwe no mu kurenganya abandi. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose kandi akaba na Nyirimpuhwe, nabaha umugisha, abarinda, abakomeza, biteho, abaha amahoro, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.